Shalom shalom ngoko bw'Imana, amahoro y'Imana akomeza ganze mu ruhande rwanyu, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ni Aime ugarutse kuri izi kamera za Efeso TV nk'ibisanzwe, tugarutse mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana no kumva ibihimbano by'umwuka. Amahoro y'Imana akomeza ganze mu ruhande rwanyu, ndabakunda kandi Imana ikabakunda kundusha. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ubundi dusenge. Tugiye kurebera hamwe ese ni iki kiduhesha umugisha? Ese mbere yo kugira ngo duhabwe umugisha ubundi turasabwa iki? Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku kitubuza umugisha, tuganire no ku kiduhesha umugisha. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva rero uyu mwanya twatangira dusenga Imana mbere yuko twaririmba cyangwa twasoma ijambo ry'Imana, tukiragiza Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri data twese mwiza, ubwami bwawe nibuze. Icyo ushaka cyongere kiganze mu mitima yacu. Ubwami bwawe bwongere butegekere kunesha muri twebwe. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Ijambo rirambwira ngo ujya kuvuga ibiri muri iki gitabo cyangwa ujya kuvuga iby'ubwiru bwawe, abandi ve mu bidatunganye. Duciye bugufi kubw'amaraso yawe ngongera tweze kandi dutunganye. Imbabazi zawe zongere ziganze mu ruhande rwacu. Tugiye kuganira iby'ubwiru bwawe, nyemerera uzutwihishurire umwuka wawe raganze muri twe. Kubera ko twamenye neza ko ahantu umwuka wera atari, abantu bigira ibyigenge. Ahantu umwuka wera atari, abantu bariyobora. Kandi Pawulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo singikiriho ahubwo ni Kristo uri muri nge. Ngo sinyira uwanjye ngo nigenge ahubwo ndi uwa Kristo. Imana duhamagaye umwana n'umwuka wera. Duhamagaye data kugira ngo abajyo biganza ahantu. Ubutatu butagatifu buganze mu mitima yacu. Umwana, data n'umwuka wera. Abajyo bituyobora. Ijambo rirambwira ngo umwuka wera namanuka mu bisi, ngo ntuzabasha kubemeza iby'ibyaha byabo. Nyemerera twicaye kuri izi kamera za Efeso TV. Mwuka wera bari utuyobora. Mwuka wera bari utugenga. Ikiganiro tugiye kutambutsa dusengera n'abadukurikiranye bagiye kucyumva Jehova. Reka ugisiga amavuta. Reka uri bucyumve wese udukurikiranye kuri izi kamera kigiraho kimukura naho kimujyana. Iri jambo rigiye gutambuka kuri izi kamera, reka riba ari ijambo ribohora, riba ari ijambo rikiza, riba ari ijambo ritanga ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dusengeye abadahwema kudukurikirana, bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bari muri Afurika, bari hanze ya Afurika, bari i Burayi. Remerero barengere kandi ubashyigikire. Amahoro yawe aganze. Iri jambo ribabature, rigeraho ribakura naho ribageza. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana mu ijuru ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tugiye kurikwanira ku ijambo anahaye umutwe uvuga ngo icyaha kirarimbura ntago gihesha ubugingo. Ibyaha birarimbura ntago bihesha ubugingo, cyangwa ntago bitanga ubugingo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Munyemerere tubanze turimbana uyu muririmbyi, ntago turi buririmba ibitero byose. Umuririmbyi aravuga ngo igitero ni umuririmbyi wa 433. Aravuga ngo yemwa basubiriyo mumva ikuzimu kwa Nyamutezi, mukarekura umusaraba ko muneshejwe. Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Ubwo utihanira gukizwa, ukaturira abantu gusa ngo bakumenye kukijijwe, urushywa n'iki? Ubwo uri umuntu w'umwigisha, wigisha abantu iby'Uwiteka, nubageze ku musaraba wigisha iki se? Ubwo uri umunyangeso nziza, ushyitsa byose by'itorero, nusohore ku musaraba wigisha iki se?
ubw'uri umunyangeso nziza, ushyitsa byose by'itorero, nusohore ku musaraba, wigisha iki se? ubw'uri umunyangeso nyinshi, utinya no kwihana ibyaha, wibwira ko ari uguhemuka, uzageza he? Ng'iki cyambu cy'amaraso ye, wirohemo wamutindiwe, he kuba gace wasigaza katuwagiwe. Yesu rero, Yesu bwazagaruka, aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate, dufite ibyaha. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Umuririmbyi aratubwiye ngo Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate, dufite ibyaha. Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Iri jambo nzanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ibyaha birarimbura, ibyaha ntago bihesha ubugingo. Dutangiye turimba umuririmbyi utubwira ngo Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate, dufite ibyaha. Imana iturengere kandi dushyigikire. Hari umuririmbyi wuzuye umwuka yaravuga ngo nyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Aravuga ngo dore nambaye ubusa, ngo ndakwinginze unyambike. Ngo simfite icyo naguha, simfite n'icyo nakora. Ngicyo nizeye umusaraba, ngo wowe wampfiriyeho, ngo niwo njya niringira. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Twabonye neza yuko Imana itica, ahubwo hica ibyaha. Imana itugirire ibambe n'imbabazi. Umuririmbyi turirimbyi wa 433 aravuze ngo Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye. Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, mbasigiye umufasha ari Mwuka Wera. Imana itugire neza kandi turengere. Twabonye yuko Kristo yanditse arivugira ngo mu byanditswe byahumetswe n'ijambo ry'Imana. Kristo yaravuze ngo ubwo nzaza, ngo nzahagarara ku bicu, ngo nzahamagara abera mu mazina, ngo nabo bazitaba. None umuririmbyi yatubajije ngo ese Kristo nagaruka tuzamurebesha amasasate, dufite ibyaha. Imana iturengere kandi dushyigikire. Igitero cya kabiri cyatubwiye ngo ubwo utihanira gukizwa, ukaturira abantu gusa ibyaha kugira ngo bakumenye ko ukijijwe, aravuga ngo urushywa n'iki. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Muvandimwe, ibyaha birica. Ibyaha ntago bitanga ubuzima, ibyaha ntago bitanga ubugingo, ahubwo ibyaha binyongoboza ubugingo. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Ku gitero cya gatatu hatubajije ngo ubwo uri umuntu w'umwigishwa, ukigisha abantu iby'umusaraba, ukigisha abantu iby'urugendo rw'agakiza, ariko ntubageze ku musaraba, aravuga ngo wigisha iby'iki. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Tubonye benshi bigisha iby'agakiza, tubonye benshi bigisha iby'ubugingo, ariko ibyo bigisha n'imbuto zabo n'ibihure. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ubwo wigisha abantu iby'urugendo, ukigisha abantu iby'umusaraba, ukigisha abantu iby'agakiza, ariko ntubageze ku musaraba, wigisha iby'iki. Hari ijambo ry'Imana ryambwiye muri Tito 1:16, haravuga yuko ngo baravuga ngo bavuga yuko bazi Imana, ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Imana iturengere kandi dushyigikire. Bihwanye n'uyu muririmbyi wavuze ngo wigisha abantu. Imana itubarire kandi Imana iturengere. Igitero cya gatatu cyavuze ngo ubwo uri umuntu w'umwigisha, wigisha abantu iby'umusaraba, ariko aravuga ngo nubashyitse ku mukiza cyangwa ku musaraba, wigisha iby'iki. Kwigisha abantu iby'agakiza, ariko ibyo bigishije n'imbuto zawe n'ibihure, bimaze iki? Muvandimwe, inshuti yanjye inkurikiranye kuri izi kamera za Efeso TV, wisuzume maze udashaka tuze kusenga Imana, wongere ubwire Imana, kuko umuririmbyi yatubajije ngo Yesu bwazagaruka tuzamurebesha amasasate, dufite ibyaha. Wisuzume maze wongere ubwire Imana, yongere kugira neza kandi Imana ikurengere. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana tudatinze, tuganire ku by'ubwiru bw'Imana, maze Imana iturengere kandi Imana idushyigikire. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Migani igice cya mbere umurongo wa 25 niho tugiye guhera dusoma. Imigani
igice cya mbere umurongo wa 25 haravuze ngo imigani igice cya mbere umurongo wa 25 haravuze ngo ubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye nimwabyitaho. 26 haravuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba, Imana itugirire neza, mwagize ibyago, nzabashyeshyenga icyo mwatinyaga, nzabaseka. Nzaka dusubire mu murongo. Haravuze ngo 26 haravuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho, nzabaseka icyo mwatinyaga kibasohoyeho. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere, Imana itubabarire. Ijambo naringendereye cyane ni irya 26 haravuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Imana itugirire neza. Nuko nanjye rero nzabaseka. Imana itubabarire. Ndagira ngo ijambo turyumve, impamvu ndi kurisubiramo cyane, ndagira ngo turitege amatwi turyumve. Ni ijambo turi gusoma mu Migani igice cya mbere umurongo wa 25 n'uwa 26. Hatubwiye ngo kadusome mu izina rya Yesu. Hatubwiye ngo ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye nimwabyitaho. 26 umva ingororano z'abantu bacyashywe nibita ku gucyahwa kw'Imana. Umva ingororano z'abantu Imana yahamagaye bakininira. Umva ingororano z'abantu Imana yahamagaye bakayitera umugongo. Niko hano mu Migani hatubwiye igice cya mbere umurongo wa 25 ngo ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye nabacyashye. Umva 26 nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Imana itubabarire kandi Imana iturengere. Hano ijambo riratubwiye ngo twahinyuye amategeko y'Imana, tugahinyura iby'Imana yatubwiye. Imana iratubwira ngo natwe izadukina ku mubyimba, izaduseka bya bindi twatinyaga bitugezeho. Nshuti zanjye, mwene data unkurikiranye kuri izi kamera z'Abefeso TV, uyu munsi niwo ubwirwa, nanjye ninjye ubwirwa, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo umwigisha n'umwigishwa bagabane. Ndakubwira nanjye nibwira. Ijambo riratubwiye ngo tuzakinwa ku mubyimba ibyo twatinyaga bitugezeho. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 50 haravuga ngo 16 ngo umunyabyaha Imana iramubaza ngo wiruhiza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Ngo kubonye umusambanyi wishimira kubana nawe, uko ubonye umujura wishimira kwifatanya nawe, ngo ibyo urabikora nka kwihora ukibwira yuko umanye nawe. For the stars my glad. Ngo wicara urema uduco cyangwa urema udukundi ko kuvuga mwene so, ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko umanye nawe. Imana itubabare kandi Imana iturengere. Tugeze mu bihe bigoye kandi bikomeye, aho abantu batagishaka kumva ukuri, abantu batagishaka kumva amagambo yabahembura. Nshuti yanjye mwene data, kukubwira yuko ubonye ubugingo utabukwiriye nta mumaro, kukubwira yuko Imana ikugaburiye kandi bidakwiriye nabyo nta mumaro, kukubwira yuko Imana iguhaye visa cyangwa iguhaye inzu ariko mu by'ukuri iyo nzu utayikwiriye ntacyo bimaze. Ikiguhesha inzu ni iki? Ni ukwihana ibyaha. Ikiguhesha iyo visa ni ukwihana ibyaha. Ikiguhesha ubugingo buhoraho ni ukwihana ibyaha. Ese byaba bimaze iki Imana iguhaye ubutunzi, yamara kuguha kwicara mu ntebe z'ibyubahiro, yaguha kurya ugahaga, ariko ntuzabona ubugingo? Byaba bikumariye iki? Umuririmbyi navuze ijambo rikomeye, aravuga ngo naba nararuhiye iki? Urya munsi nabonye Yesu. Ikitubuza Yesu ni iki? Ikitubuza Yesu ni ibyaha. Ijambo ryarambwiye ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, ngo igituma dukomanga ntidukingurirwe ngo ni icyaha, igituma dusaba ntiduhabwe ni ibyaha. Nagira ngo ubwire uyu munsi, umuririmbyi twaririmbye 433 yatubwiye ku gitero cya nyuma, aravuga ngo iki cyambo cy'amaraso ngo ya Yesu, aravuga ngo ca bugufi wamutindiwe, ngo nawe wirohemo. Asoza tubwiye ngo nihagira agace n'akamusigaza katuhagiwe. Rero Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Ijambo riratubwiye ngo nuko nanjye nzabakina ku mubyimba, nzabaseka
nzabaho urw'amenyo, ibyo mwatinyaga bibagezeho. Nshuti zanjye mwene data, ndabizi neza iyo umuntu akoze icyaha, akenshi umuntu ari gusambana abikora yihishe. Yesu ashimwe cyane. Abikora yububa, akabikora yihishe kugira ngo hatagira umumenya, akavuga ngo nibamenya baranseka, nibamenya biramviramo ingaruka zo gufungwa, akabikora yihishe. Ariko ndagira ngo mubwire mu busambanyi mwene data w'usambana, wowe nkurikiranye ukora ibyaha byo gusambana, ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi urabikora wihishe, ariko hari igihe Imana izabishyira ku mugaragaro, ubwo busambanyi bwawe bukamenyekana. Wa mugabo uca inyuma umugore wawe, urasambana wihishe, ariko igihe kirageze kugira ngo ubwo busambanyi bwawe wowe wacaga inyuma umugore wawe, Imana ibishyire ku kabarore ikwamamaze muri ubwo busambanyi bwawe. Wa mugore wacaga inyuma umugabo wawe, igihe kirageze kugira ngo wasambanaga wihishe, wasambanaga mu mahoteli, wasambanaga mu mazu wihishe, igihe kirageze kugira ngo Imana igushyire ku mugaragaro. Wa mukobwa wasambanaga, igihe kirageze kugira ngo Imana ikwanike. Wa musore wumurikiranye, wakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana, wibwira yuko ntawe ukureba, ariko igihe kirageze ngo ugaragare. Inama nakugira rero, inama nari muzaniye uyu munsi iteye gutya: nuko waca bugufi, nuko wakemera guhindukira. Imana itarakugira akabarore, Imana itaragukina ku mubyimba. Mbonye benshi Imana ibacyaha, mbonye benshi Imana bagira ngo muhindukire, mbonye Imana ibahamagara bakininira, ariko mbonye benshi Imana ibagira akabarore, mbonye benshi Imana ibashyira ku mugaragaro. Nshuti zanjye mwene data, je kubwira ngo Imana irababaye, ibabajwe n'ubwoko yironyeye mu bise by'amaraso yayo, igatanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure, kugira ngo azatubambirwe, kugira ngo amene ayo maraso, kugira ngo tureke ubwo busambanyi, kugira ngo tureke kwikinisha, kugira ngo tureke ubwo buriganya, kugira ngo tureke ubwo bujura, kugira ngo tureke izo nzangano zo mu mitima, kugira ngo dusenyere umugozi umwe. Ariko Imana irababaye yuko yatanze umwana wayo kugira ngo ibyo byose tubireke, atucungure ku musaraba, abambwe kubera ibyaha byanjye nawe. Ariko kubera ko abantu twanze guhindukira ngo tureke, nicyo kibabaje Imana. Ariko uyu munsi nje kubwira ngo haracyari amahirwe. Yobu yaravuze ngo haracyari ibyiringiro, nawe haracyari ibyiringiro by'uko ibyo byaha wabireka. Imana yakugirira imbabazi, Imana yakweza. Ko ijambo ryarambwiye ngo naho ibyaha byacu byatukura, ngo byatukura, Imana yabyeza ikabigira nka sheregi. Ngo kandi naho ibyaha byaba bingana nk'umusenyi, Imana yabifata ikabiroha mu nyanja. Imana yakubarira ubwo busambanyi bwawe, Imana yakubarira ubwo kwikinisha, Imana yakubarira ubwo bujura, Imana yakubarira izo nzangano zo mu mitima, Imana yakubarira ubwo bugome wari ufite, Imana yakubabarira ibyo byaha wagenda gukora byaguteshaga inzira. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Iki Imana idusaba ni iki? Ni ukuyemerera. Iki Imana idusaba ni iki? Ni ugutera intambwe. Kubera ko aravuze ngo nutera intambwe imwe, nanjye 99 ndazitera ngusanga. Waba unkurikiranye udakijijwe, waba unkurikiranye warasubiye inyuma, waba unkurikiranye waravuye mu byizerwa, igihe ni iki ngiki ngo wongere ukanguke, igihe ni iki ngiki ngo wongere ugaruke. Wabwiwe inzu ntiwayibona, wabwiwe amafaranga ntiwayabona, wabwiwe urugo ntiwarubona, urugeramo ururiramo, enfo de stance maigrai. Ariko igihe ni iki ngiki kugira ngo wongere wikebure, kugira ngo wongere witekerezeho. Ese nuko icyo wabwiwe iyo nzu ntiwayibona? Ese nuko icyo Imana yakubwiye ubutunzi inyujije mu bantu bayo ntiwabubona? Ese Imana irabeshya? Ese abahanuzi barabeshya? Hoya, Imana nibeshya, nawe yakoreyemo nibabeshya. Ahubwo ikibazo ni wowe. Ni gute Imana yavugana nawe uri mu bihe byiza byo gusenga, yaza kugusubiza gusanga mu byaha? Ijambo ryarambwiye mu mwijima n'umucyo ntago bibana. Imana itugirire neza kandi turengere. Igihe kirageze kandi kirasohoye yuko abasenga data mu kuri no mu mwuka bamenyekana bakajya ku mugaragaro. Ubwo bucakura dusigaye dufite, izi nzangano twimitse mu mitima, ubu bugome twimitse mu mitima, Kristo ntago abishaka. Arashaka ngo twongere duhindukire, arashaka ngo twongere tureke ingeso mbi, arashaka ngo twongere dukebuke. Muri mbya yavuze ngo ca bugufi wamutindiwe. Ndagira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga, tubwire Imana ngo tumenye ko turi abatindi. Nta kindi gituma tuba abatindi ni imbaraga z'ibyaha, nibyo twimitse mu mitima. Ariko igihe kirageze ngo twongere tubwire Imana ibyo twivurugusemo, enetarasine for the stance, twivuruguse muri byinshi bidafite umumaro. Nshuti yanjye mwene data, byaba bimaze iki umuntu akuhanurira akakubwira ko uri ubugingo, ariko mu by'ukuri mukuri k'Uwiteka uri umwana wo kurimbuka? Byaba bimaze iki wicara bakakubwira yuko nawe Imana ikwishimiye, ariko umutima wawe mu by'ukuri Imana itawishimiye? Byaba bimaze iki Imana iguhaye ubutunzi turi kuririra, ikaguhaye amagorofa turi kuririra, ikaguhaye amamodoka meza turayashaka, nibyo nanjye ndayashaka, ariko kuyashaka turashaka iki? Theo yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora. Imana itugirire neza. Ayo mazu dushaka Imana irayafite,
ayo mamodoka dushaka Imana irayafite, ntabwo yatwimangiye ngiyabemo, ntabwo yatwimangiye yagendemo ayo mamodoka, ariko natwe ari cyo dusabwa kugira ngo Imana itugirire neza. Ngo Imana ijya guhamagara Mose, Yesu ashimwe, ijya guhamagara Aburahamu, Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu kiwanyu usige. Kuki Imana yamubwiye ngo siga? Yesu ashimwe cyane. Ikintu kibabaje Imana, ikintu gitindije abantu mu rugendo, nuko Imana yaduhamagaye ariko ntitwasiga. Imana yahamagaye abantu basiga kubeshya ariko basigarana ubusambanyi. Abantu basiga ubusambanyi basigarana kwikinisha. Abantu basiga kwikinisha basigarana inzangano zo mu mitima. Abantu basiga inzangano zo mu mitima basigarana kubeshya. Abantu basiga kubeshya ariko abantu basigarana uburyarya. Imana yarahamagaye iramubwira ngo siga. Icyo Imana ishaka irashaka dusige. Icyo Imana ishaka irashaka tureke. Icyo Imana ishaka irashaka duhunga ibyaha. Icyo Imana ishaka irashaka twebwe twe kwibuka. Muri ibyo yaravuze ngo hanze ni hari, ngo dore utegeweyo wisubirayo. Kandi inshuti zanjye mwene data, ni ukuri wowe umurikiranye kuri izi kamera, ndakwinginze kubw'amaraso ya Yesu Kristo, ongera uhindukire icyo Imana igushakaho, ni ugukora ibyo gukiranuka. Icyo Imana igushakaho ni ugukora ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka ni iki? Imana irashaka tureke inzangano zo mu mitima. Imana irashaka tureke ibitandukanya nayo. Ibidutandukanya n'ubwiza bw'Imana ni iki? Ni imbaraga z'ibyaha. Ibituma dusaba ntiduhabwe ni imbaraga z'ibyaha. Igituma dukomanga ntitukingurirwe ni imbaraga z'ibyaha. Igituma dusenga ntidusubizwe tugahera mu butayu bwo kwizengurukaho. Ugasanga umuntu akubwira ngo nasenze imyaka 3, 5, 6, 8, 9, 10, akubwira ngo nasenze imyaka 20, ngo nta mpinduka nabonye. Impamvu nta mpinduka wabonye nuko Imana yaguhamagaye wemera kuza muri uyu murimo, ariko ni wemera gusiga. Uhagurukana n'ibyaha byose, uhagurukana n'inzangano, uhagurukana n'ibyaha. Icyo Imana ishaka uyu munsi wa none nuko duca bugufi tukamesa ibishura byacu mu maraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana muzima. Ijambo ryarambwiye ngo ubwo nzaza nje gutwara itorero, nzatwara itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari. None ndashaka tuze gusenga, wisuzume, wongere ubwire Imana ngo umwambaro wanjye, ibishura byanjye byari byarandujwe, ibitarandujwe n'ubusambanyi, byandujwe no kubeshya, ibitarandujwe no kubeshya, byandujwe no kwikinisha, ibitarandujwe no kwikinisha, byandujwe no guca inyuma uwo mwashakanye, ibitarandujwe no guca inyuma uwo mwashakanye, byandujwe n'uburyarya n'uburiganya, ibitarandujwe n'uburyarya n'uburiganya, byandujwe no kudatanga n'icya 10 n'amaturo, ibitarandujwe no kudatanga icya 10 n'amaturo, byandujwe no kubeshya. Ariko uyu ni wo mwanya wo kugira ngo duce bugufi twongere twemerera Imana yongere tweze kandi dutunganye. Nshuti yanjye mwene gatambwira, Imana iracyari nyembabazi. Imana yakicaye ku ntebe zayo z'imbabazi. Ijambo ryarambwiye muri Tito 1:15, muri Tito 1:5 haravuga ngo icyatumye ngusigaza ikreti ni ukugira ngo tunganye ibidatunganye. Nawe icyatumye Imana gusigaza nshuti zanjye, subiza amaso inyuma urebe abo mwavukiye rimwe, urebe bakurushaga uburanga, urebe bakurushaga ubutunzi, urebe bakurushaga amashuri, urebe bakurushaga ubwiza, urebe bakurushaga kubyara abana beza, urebe bakurushaga kubaka ingo zabo, ariko barapfuye wowe urasigara. Ese kuba uriho ugira ngo nuko uzi kwirinda, kuba uriho ugira ngo nuko uri mwiza kurenza abagiye, ahubwo ni icyatumye Imana igusigaza wowe ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ndagira ngo ubwire rero nshuti yanjye mwene data w'umurikiranye, haracyariho amahirwe yo kwihana ibyaha, haracyariho amahirwe yo guhindukira, haracyariho amahirwe yo guca bugufi. Ndagira ngo ubwire ngo Imana iragukunda kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Kuba uriho, kuba ugihumeka, si uko Imana inaniwe kuba yakanda buto nawe ugashiramo umwuka, ahubwo kuba uriho nuko uri umukandida w'ibyiza. Kuba wowe ubona ugenda bigakunda, aho abandi baciye bagapfa wowe ukahaca ukaba muzima. Tekereza moto abandi bagendaho, abandi bagiyeho bagakora impanuka, wowe ugendaho ukaba muzima. Tekereza imodoka abandi bajyamo baragenda zikabatsinda hariya, ariko warazigendamo ugataha amahoro. Tekereza abandi misiyo bajyamo baragenda ariko ntibagaruke, ariko wowe uragenda ukagaruka. Utekereza ko ari amashuri yawe, utekereza ko ari ubwiza urusha abandi, ese utekereza ko ari uburanga? Hoya, muri njye yaravuze ngo ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga bigitumye ukiriho, ko babika abandi, bashingura abandi bari mu bitaro, wowe iyo ubirebye wowe wibaza iki? Ubwo n'ubuntu wagiriwe, bukoreshe neza nshuti yanjye. Icyo Uwiteka gushakaho ntugakiranuka ukamwubaha. Enita Stefo Destance,
Imana itugirire neza. Iki Imana idushaka inshuti zanjye, ntabwo Imana igushaka ayo mafaranga, ntabwo Imana igushaka ubwo butunzi, ntabwo Imana ishaka ubwo buranga. Kandi mwibutse neza, ibi ngibi twe duhirimbanira abantu tudashaka gukorera Imana, tukirukanka ku by'isi. Nabwibutsa yuko abatubanjirije baravuze ngo iby'isi twabyirukanseho, ariko twabonye bimeze nk'imiyaga biratumuka. Uyu munsi umuntu arabigira erekeje akabibura. Nshuti yanjye mwene data, gutunga ubutunzi butarimo Yesu ni ukuri kwiyaremo kubona ikibiriti kitarimo imyambi. Gutunga ubutunzi butarimo amahoro ni nko kubona izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, ni nko kubona imodoka itarimo esanse. Imodoka itarimo esanse ntiyagenda. Ikibiriti kitarimo imyambi ntacyo cyaba kimaze, ni igipampara gusa. Ndagira ngo ubwire nshuti yanjye, nyemerera muri ubwo butunzi bwawe wemerere Kristo abubemo. Nyemerera mu rugo rwawe warubatse biranga nuko Kristo adahari. Warakumanze n'abakingurirwa nuko Kristo adahari. Waraterese barakubenga nuko Kristo atari muri wowe. Warasabye ntiwahabwa nuko Kristo atari mu ruhande rwawe. Nyemerera ibyawe byose uyu munsi wongere wemerere Kristo, umubwire ngo mwami ndakwemereye, nanjye birashoboka yuko impamvu nagiye gutereta bakambenga nuko utari muri njyewe. Ubwiza bw'Uwiteka iyo buri ku muntu ararabagirana, kuko ijambo ryarambwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo ukurasiye. Umucyo wa Kristo iyo wakurasiye urakomanga ugakingurirwa. Umucyo wa Kristo wakurasiye, wa mubyeyi we wubatse bikanga urubaka bigakunda. Wa mugabo we wowe uvuga ngo umugore yarakunaniye nuko umucyo wa Kristo utari mu rugo rwawe, nuko utemereye Kristo ngo abe muri wowe. Umucyo wa Kristo yari mu rugo, urugo rurubaka rugakunda, urugo rubamo amahoro, urugo rubamo umunezero. Rero umunyemerero uyu munsi wa none, Imana yongere turengere kandi Imana yongere turwane inshuti zanjye. Ijambo ryatubwiye ubwo nabahamagaye mukininira mukirengagiza amategeko yanjye. Hasi haratubwira kuri 26 twasomye mu Migani igice cya mbere umurongo wa 25-26 ngo nanjye nzabaseka mbakine ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ariko uyu munsi inshuti zanjye mwene data, haracyariho amahirwe dukurikiranye kuri izi kamera za Efeso TV, aho kugira ngo Imana igukine ku mubyimba, aho kugira ngo Imana izagukwene, aho kugira ngo Imana izakugira akabarore ku musozi, haracyariho amahirwe. Aho kugira ngo uzihane Imana yakwanitse, wakihanyakira ubu buryo, wakihanyakira inzira z'ikigengwa, wakihanye mwene data. Mubwiza ukuri ubutunzi tubwirwa ntabwo tuzabona, tuzahora mu ruzero rwo kwizengurukaho mu gihe tutihanye ngo twemerere Imana itugenge. Mu gihe tutihanye inshuti zanjye, nagira ngo mubwire, nyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ni ukuri nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ese byaba byaramaze iki? Umuririmbyi nyine wageze kuvuga, aravuga ngo ari mu muririmbyi ngira ngo Sgt Robert, aravuga ngo byaba bibabaje ngo ubuze isi ukabura n'ijuru. Uzi kugira ngo ube mu isi utaranaryoheje mu isi, n'Imana nijya no guhamagara igiye gutanga ubugingo, nabwo mu gitabo cy'abera ntuzahamagarwe. Byaba bimaze iki? Rero ndagira ngo uyu munsi wa none haracyariho amahirwe. Ndagira ngo tuze gusenga Imana yongere iturengere kandi Imana yongere idushyigikire. Wongere ubwire Imana ngo nongeye kumva iby'ubwiru bwawe, sinzwe n'urubanza, maze amaraso yawe yongere anyeze mu rubura kugira ngo mbone gutunganira Imana. Imana itugirire neza. Kadusome irindi jambo hano muri Yobu ibice 22 umurongo wa 21. Kadusome Yobu ibice 22 umurongo wa 21. Havuze ngo iki? Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuza. Kadusubire mu izina rya Yesu. Noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Turi mu mwanya wo kwiyuzuza n'Imana. Ndagira ngo wongere uhindukire, ndagira ngo wongere ukebuke, wongere. Umugaragu w'Imana ne wavuze neza, ngira ngo ni Paulo niba atari Dawidi, aravuga ngo nunyebuka umbabarire nk'umugaragu wawe. Aravuga ngo numbonaho amaraso enestance tutaya binifo, nuncira urubanza rubi ahubwo unyitukiranutse. Umuntu aba umukiranutsi bigenze bite? Aba umukiranutsi iyo yemeye kwiyuzuza n'Imana. Hano niyo wabivuze, avuga muri 22 umurongo wa 21. Aravuga ngo noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Utariyuzuza n'Imana nshuti yanjye uzahora mu buzima bwo kwizengurukaho. Utariyuzuza n'Imana uzahora mu buzima bwo kutakira. Baba bandi mwe twarabeshwe
tubeshwa ibitangaza bidahari, tubeshwa amafaranga adahari, tubeshwa za viza zidahari, tubeshwa abana beza badahari, tubeshwa ingo z'amahoro zidahari. Twarabeshwa. Igihe tugezemo ni igihe cyo kugira ngo dukunde ukuri ko Bibiliya iravuga ngo nimukunda ukuri kuzababatura. Ukuri ni ukuhe? Ni uguhindukira ukareka ibyaha, ni uguhindukira ukava mu byo urimo, kugira ngo twiyuzuze n'Imana maze tubone amahoro. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Uyu munsi wa none ndashaka dusenge, uyu munsi wa none ndashaka twinginga Imana. Wongere ubwire Imana ngo Uwiteka we, hari ibyanandukanyije mu bwiza bwawe, hari ibyatumye niyuzuza nawe. Umuririmbyi yaravuze, aravuga ngo ngira ngo niriya couple ya James na Daniela, niba atari ya Papi Clever na Dorcas, nibo baririmbye hagati yabo babiri, hagati y'izo couple ebyiri, nibo baririmbye baravuga ngo nzafata ibimungisha Imana, mbigira impamvu zo kuyegera, nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'uru rugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Bigizi we yaririmbye neza, aravuga ngo iyaba nari mfite ibyo nkurusha ngo mbiguhe, kubera urukundo nkunda Yesu, iby'igiciro byose ifeza n'izahabu, ibyo byose biri mu biganza byawe. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? K'ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti, no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye, ndakwicisha mbese urumva nkwiriye. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, niwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi, ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti eme wanjye humura. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Undi mugaragu w'Uwiteka yuzura Mwuka Wera, asohora igihimbano cy'umwuka. Uwo ni Mani Marite. Mani Marite yakoze indirimbo aravuga ngo kukubwira ko hari icyo naguha Mana biragoye, kuko nzi ko ari wowe ufite byose. Kukubwira ntabwo ko ntacyo naguha, nabyo biragoye, kandi ari wowe nyesha byose. Wowe Mana ncumuraho buri gihe ukambabarira, wowe wicecekera kandi uzi umuntu w'imbere, ni wowe nshuti itagitatira igihango, niyo abandi bose banyanga wowe nzi kunkunda. Reka nkore muri icyo giseke wamaye, mutura ituro rizira imbere kaye. Haleluya! Imana ishimwe. Dushimiye Imana yicecekera yizi muntu w'imbere, dushimiye Imana ducumuraho buri gihe ikatubabarira, dushimiye Imana itareba nk'abana b'abantu. Inshuti zo mu isi ntakigenda, niko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga, n'inshuti zo mu isi ntakigenda ngo zigukunda iri mu munezero, ngo waba uri mu byago zikakuvaho. Enitarasti for the stars my God. Ariko Yesu we murajyana, Yesu iyo upfuye murajyana, ariko inshuti zo mu isi iyo upfuye zo ziraguherekeza, bikarangira urugendo rwawe nazo rurangiriye bakumanuye mu gitaka. Nuko umuririmbyi yaravuze ngo inshuti zo mu isi ntakigenda, zigukundiye uri mu munezero, waba uri mu byago ikakuvaho, iyo ntabwo ari inshuti nziza. Ngiyo upfuye ziraguherekeza, zikamena igitaka kumva yawe, zikagusiguriwe nyine, ariko Yesu we murajyana. Tumwisunge niwe nshuti nziza, itabura kuboneka mu byago no mu rupfu ikabana nawe. Yesu we uri inshuti nziza. Haleluya! Nshuti zanjye mwene data,
Nukuri nicaye kuri izi kamera za Efeso TV. Nje kukubwira ngo niba ukeneye ineza y'Imana. Nje kukubwira ngo niba ukeneye amahoro, iyuzuze nayo. Niko Yobu yatubwiye. Ngo ngaho iyuzuze nayo wari bwo ubona amahoro. Nje kukubwira nicaye kuri izi kamera kugira ngo ubone ubutunzi utazariramo. Kugira ngo uzubake urugo ruzira amarira. Kugira ngo uzubake urugo rurimo amahoro. Kugira ngo uzabone akazi ukarambemo. Kugira ngo uzabone iyo modoka uyibamo ufite amahoro, ufite umunezero, nuko ugomba kwiyuzuza na Kristo. Kugira ngo ubone ubutunzi, kugira ngo ubone ubugingo, kugira ngo ubone amahoro. Yesu yaravuze ari kubwira abigishwa be, arababwira ngo kwa data hari amazu menshi. For the stance my grand. Ngiye abatariyo mababwiye. Aravuga ngo ngiye kubategurira hayi. Ijambo ryarambwiye muri Luka 22:28 ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye, ngubwo data mbikiye ubwami namwe muri abo bikiwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Abihangananye na Kristo nabahe? Nabemeye bagatukwa. Yewe wa mukobwa we, emera utukwe, wisige gikotori utukwe, wisige gikotori bakuvuge, bavuge ko wabuze ubwenge, bakurangire ngo jya gusambana kugira ngo ubone ibisuko wange, bakurangire ngo jya gusambana ngo ubone amavuta. Ibyo ngibyo wange. Ibyo numara kubyanga nibwo uzabagumanye na Kristo. Yewe wa mugabo we, nyurwa n'umugore wawe, reka gusambana, aho ngaho uzaba wihangananye na Kristo. Yewe wa mubyeyi we, nyurwa n'umugabo Imana yaguhaye, reka gusambana, aho uzaba wihangananye na Kristo. Ihangana inzara ikurye, ihangana ubukene bukurye, ariko Kristo azakugirira neza kubera ko ubutunzi bwose arabufite. Yaravuze ngo niwe wagumanye nanjye, wihanganana nanjye. Kwihangana na Kristo ni ugukura ibishimwa mu bigawa, ukareka kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ukizera Kristo ukavuga ngo nubwo ubukene bumeze gutya ntago ariko bizahora. Uyu munsi ndakennye, uyu munsi ndi uruvugiro ku musozi, ariko ndabizi neza ko bazamara kumenya uwo ndiwe, maze kwiyambura ubushwambagara bw'ubukene, maze kwiyambura ubushwambagara bw'ubugumba, maze kwiyambura ubushwambagara bwo kudashaka, maze kwiyambura ubushwambagara bwo kutarongorwa, maze kwiyambura ubushwambagara bwo kudatunga. Nibwo abantu bazamenya uri we. Nta wundi wagukura mu kimwaro, nta wundi wagukura mu isoni. Uwo ni Kristo. Uyu munsi mwemerere yongera kugirire neza kandi yongera kurengere. Ndagira ngo ubwire Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi. Ijambo ryatubwiye muri Yobu 22:21 ngo noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Nshuti yanjye mwene data, utariyuzuza n'uyu mwami, utariyunga n'Imana, utarafata ibiguhungisha Imana ngo bigire impamvu zo kuyegera, ntabwo uzigera ubona amahoro, ntabwo uzigera ubona umunezero. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ijambo ryatubwiye ngo iyuzuze nayo ubona amahoro, iyuzuze nayo ubona umugisha, iyuzuze nayo ubona agakiza, iyuzuze nayo ubona uburinzi, iyuzuze nayo ubona ubudahangarwa, iyuzuze nayo ubona urubyaro, iyuzuze nayo ubona urugo rwiza, iyuzuze nayo ubona imodoka ushaka, iyuzuze nayo ubona izo Range Rover, iyuzuze nayo ubona ayo ma etaje. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka bigaragare mu ruhande rwawe. Imbabazi z'Imana zongere ziganze kandi zongere zigaragare mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, ndagira ngo dusenge, ndagira ngo twongere twinginge Imana akadusengere muri iki cyanditswe cya nyuma tugiye gusoma, undi dusenge. Icyanditswe tugiye gusoma, kadusoma ijambo ry'Imana. Mujye mukunda ijambo ry'Imana kuko nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Ijambo ry'Imana ni wo mutsima w'ubugingo. Ndabizi abantu ntibakunda ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana iyo ryatubatuye. Yesu yatsindishije iki Satani? Satani ngo aramujyanye mu butayu ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Nawe ibintu by'ubitekereza, niba Satani yaravogereye Kristo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, wowe yagutinya ute? Yagutinya inshuti zanjye, yagutinya ute mwene data? Utabasha no gukora amasengesho y'iminsi 2 ngo yasoze, uratangira wageramo hagati ngo ndumva mu rubavu ngo byanze ngo reka ndye, ngo reka ngo reka ngire gako mfata nkire mu gifu. Urumva Satani yabura gutinya gute? Niba ataratinye Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, ngarangije nkamujyana mu butayu ajya kumugerageza. Imana turengere kandi dushyigikire. Yesu yatsindishe Satani ijambo, kuko Satani yaramubwiye ngo handitswemo ngo pfuka mu ndamye, ngo ndaguha buriya butunzi bwose.
Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza. Yesu nawe aramusubiza aramubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Arongera aramusubiza ngo handitswe ngo umuntu yo kuramwa n'imwe gusa, yo gupfukamirwa n'umwe gusa n'Uwiteka. Arongera aramusubiza ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Aho Satani yaramubwiye ngo nibura umwana w'Imana afata iryo buye uruhindura umutsima. Aramubwira ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, nagatungwa n'ibiribwa gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Arongera aramubwira ngo handitswe ngo azagutegekera abamarayika bagusame, ngo manuka ngaho winage, kubera ko azagutegekera abamarayika bagusame. Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Satani arongera aramubwira ngo dore ubutunzi bwose n'upfuka mukandamya ndabuguha. For the stance, my God. Imana itugirire imbabazi. Yesu ngasubiza Satani aramubwira ngo uwo gupfukamirwa cyangwa uwo kubahwa n'umwe gusa n'Uwiteka. Ndagira ngo ubwire ngo nta kindi cyatumye Yesu atsinda Satani, nuko yari afite ijambo. None abantu dushaka kumenya ijambo ry'Imana mu mutwe, abantu turashaka gusomerwa ijambo, abantu turashaka kujya mu rusengero ngo badusomere ijambo. Umuntu atunga Bibiliya akayigendana ku cyumweru gusa, agiye akanamwe akayisomera mu rusengero. Nshuti zanjye mwene data, dusoma ijambo ry'Imana ngo kumenye ukuri. Bibiliya ngo kuri kuzababatura, ngo bazumva bate batabwiwe? Ese bazizera bate batumvishe? Uyu ni wo mwanya kugira ngo twumve kandi twizere kandi twemere kandi dukizwe. Nshuti yanjye mwene data, tugomba guca bugufi. Ndagira ngo dusenge, dusoreze muri iri jambo abari tunasengeramo. Ibyahishuwe 3:20 hatubwiye ngo iki? Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Amen. Imana itugirire neza. Amagambo yose yatambutse kuri izi kamera za Befeso TV, wewe wankurikiranye, nazanye ijambo rikubwira ngo ibyaha nibirarimbura, ibyaha nibihesha ubugingo. Ijambo riratubwiye, ijambo ritubwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana nyuma yuko yaje kugushaka ikakubura, nyuma yuko Imana yaje kugushakira mu kabari, Imana ikakubura, nyuma yuko Imana yaje gushakira mu busambanyi ikakubura, nyuma yuko Imana yaguhamagaye ukininira, hari andi mahirwe yongeye kuza. Ijambo riratubwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, uwumvijwe agakingura ndinjiriwe. Nyemera ufungure umutima wawe, tugiye gusenga. Ufungure umutima wawe, ubwire Imana ngo nyimara kumva amagambo yawe, nyimara kumva iby'ubwiru bwawe, ubwire Imana ngo nsinzwe n'urubanza. Funguye umutima wanjye, nemeye guhindukira, nanjye ngire ungirire neza, kandi nanjye unyandikure mu gitabo cy'abanyabyaha, wongere unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umuririmbyi yararirimbye wa 216 mu gushimisha, aravuga ngo mu gitabo cyawe harimo izina ryanjye. Hari korali yaririmbye nayo iravuga ngo mwami, ngo nyeneye kubimishurira ko nanditswe mu gitabo cyawe, ngo hagati aho naba ndaho ngaho nibesha iby'ubugingo, maze Imana itugirire bambe n'imbabazi. Ndagira ngo dusengane. Waba utarahakizwa, waba unkurikiranye utarakira Yesu n'umwami n'umukiza, nyemerera dufatikanye usubiremo aya magambo. Bibiliya ivuga ngo niwizeza umutima ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza uzakizwa. Nyemerera usubiremo aya magambo ubyizeye. Nuyasubiramo wizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza, urabukijijwe. Ngiye kubanza gusengana n'umuntu utarakizwa, ngiye kwatura aya magambo nawe uyasubiremo, maze Imana ikugirire neza. Subiramo ngo mwami Yesu, nyimara kumva ijambo ryawe nsinzwe n'urubanza, nkozwe ku mutima n'iby'ubwiru bwawe, mbonye yuko nari umunyabyaha, nagendeye mu bitagutunganiye, njya kure y'ubwiza bwawe, uza kunshaka urambura, ariko uhere nonaha ndahindukiye. Nemeye gusiga imikorere ya Satani, nemeye gusiga umwambaro wa Satani, ndakwemereye unyambike uw'igishura cy'ibwami, ndakwemereye wongere unyandikure mu gitabo cy'abanyabyaha, unyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, maze unyemerere ubwo uzaza uje guhamagarira abandi mu mazina, nanjye nzumva iryanjye nitabe. Nemeye guhindukira, nemeye gusiga Satani n'imikorere ye, nemeye kuba umwe mu bo waronse mu bise by'amaraso yawe, ongera unkoresha iby'ubutwari, nemeye kugendana nawe, ntunshyigikire kandi unkomeze kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndaje ngusengere wewe usubiyemo aya magambo, hanyuma nawe unyemerere, wowe wari warakijijwe nyuma kaza gusubira inyuma ukagwa. Nyemerera nawe dusengane, munyemerere kongere dusenge, tubwire Imana wowe warabasubiye inyuma, nawe umaze gukizwa,
wongere ubwire Imana ngo mfata unkomeze, wongere ubwire Imana ngo nari meze nk'umwana w'ikirara, nari naragiye kure y'ubwiza bwawe, ariko nyimara kumva ijambo ryawe rimbwiye ngo noneho uyu munsi niyuzuze nawe nibwo ndi bubone amahoro, rimbwiye ngo uyu munsi niyuzuze nawe nibwo ndi busabe nkahabwa, rimbwiye ngo noneho uyu munsi niyuzuze nawe nibwo ndi bubone ubugingo buhoraho. Maze ubwire Kristo yongere agukomeze. Nunyemerere dusenge, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uri data wa twese mwiza, izina ryawe ryamamare. Narinumitse uko warinumye mu ijambo ryawe, none ndasenze nsengeye mwene data ngo amahoro yawe n'umugisha wawe byongere bibe kuri we, numwambika imbaraga zo kunesha ibyaha. Umuririmbyi wa 82 aravuga ngo ume kunesha nk'uko wanesheje, ngo hahirwa uzapfa apfiriye muri wowe, izina ryawe ryongere ryamamare. Ndasenze murengezi mwiza, nyimara gutambutsa iby'ubwiru bwawe, twebwe kuvuga ni ukwacu, gukora kukaba ukwawe. Nyemerera iri jambo mwami n'abarikurikiye n'abazarikurikira, unyemerera rizaba ijambo ribabatura. Umuririmbyi aravuga ngo twarabatuwe rwose rwose, ngo n'umwami wacu Yesu Kristo, ngo twizere izina rye, ngo ritugira aho ritujyana, rigira rituvana aho ritugeza, ngo kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Aravuga ngo cyo nidukomere, izina ryawe niryamamare. Ndasenze ngo imbabazi zawe zongere zigaragare muri bene data, zigaragare ku mugabo unkurikiranye, zigaragare ku mubyeyi unkurikiranye, zigaragare ku mukobwa, ku musore, zigaragare ku mufiyemeri, zigaragare ku musaza n'umukecuru, zigaragare ku bakuru n'abatoya. Imbaraga zawe zongere zigaragare, kandi umucyo wawe wongere uturasire. Duhe kurabagirana kubw'imbabazi zawe, duhe kurabagirana kubw'ubuntu bwawe. Maze nsengeye n'abo bemeye gukizwa, baha imbaraga zo kudasubira mu byaha, baha imbaraga zo ku before the stance my cry, baha imbaraga zo kunesha ibyabaneshaga, baha imbaraga zo kunaniza ibyabananizaga. Maze umucyo wawe wongere ubarasire, maze ubwiza bwawe bwongere bubarasire, maze wongere utwambike imbaraga. Nukuri uduhe kuresha nk'uko wanesheje. Dusobanukiwe neza yuko nta kindi gituma dusaba ntiduhabwe ari imbaraga z'ibyaha. Nyemero duhe imbaraga zo kunesha, uduhe kunesha ibyaha, uduhe gutsinda ibyadutsindaga mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami ntago nasoza gusenga nasengeye abarwayi, ndasenze ngo ugenderera abarwayi, abonzi n'abo nazi, abari mu bitaro bitandukanye, abari mu bitaro byo mu Rwanda, abari no mu bitaro byo hanze y'u Rwanda, maze nabo basure kandi ubarengere. Aba baganga bahaye ibisubizo by'uko bitazakunda ko bakira, aho ngaho ugende ukore. Mbonye abaganga batanga ibisubizo bibi, ariko bagatanga ibisubizo bizima. Nunyemerere wongere uganze kandi utegeke, wongere ubabere igisubizo mu izina rya Yesu. Utanga ubuzima aho babuburiye, maze wongere witamururire mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze wongere wagura umurimo wawe, wongere utanga agakiza mu bantu bawe, wongere utanga imbaraga n'ububyutse, wongere utugoteshe gukiranuka kwawe, uburinzi bwawe no kwera kwawe kuri twe. Mana nitwasoza gusenga tudasengeye igihugu cyacu, impamvu dutambutse iri jambo twicaye tuguwe neza, tudafite umutima uhagaze, nuko igihugu cyacu kirimo amahoro. Nubu wongere ukirinde rero, nubu wongere ukigote imbere n'inyuma, wongere utanga uburinzi budasanzwe, uhere ku buyobozi guhera ku rwego rwo hejuru kugera ku rwego rwo hasi. Bose ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubaha uburinzi, ukomeze kubahaza ubudahangarwa, ukomeze kubaha imbaraga kandi ubahaza uburame. Natwe bayoboye uduhe kubumvira. Bana ishobora byose, amahoro yawe aganze mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ibihugu byinshi bihurure, bihuruzwe n'amahoro ari mu gihugu cy'u Rwanda, bihuruzwe n'umutekano, bihuruzwe n'agakiza, bihuruzwe n'iterambere, bihuruzwe n'urukundo rwawe ushyize mu Banyarwanda. Tugirire neza Mwami, uturinde impuha z'intambara, uturinde ibyashaka kudusenya, abahagurukira kutugenza ubimpire mu izina rya Yesu. Ibitekerezo byahagurukira kuturwanya, bihagurukiye kurwanya Abanyarwanda, bihagurukiye kurwanya igihugu cy'u Rwanda, ibyo bitekerezo bikubite hasi mu izina rya Yesu. Dore ko tugiye no kwinjira mu bihe Mwami ishobora byose, ibihe bikomeye, ibihe byo kwibuka abacu batuvuyemo. Nyemerera ukomeze gukomeza imitima yacu, kandi Mwami ukomeze kuduha kwihangana, ukomeze kuduha gukundana, ukomeze kuduha kuvuga amagambo ahumuriza imitima y'abababaye, imitima yacu mu cyimbo cyo kuba twavuga ibikomeretsa imitima muri bene data. Dushyigikiye kandi uturengere, ukomeze kutugota imbere n'inyuma, wubake ingo zari zisenyutse, wubake imitima yari isenyutse, umuri inguma mu mitima y'abantu bawe. Ngakomeza kudushyigikira kandi ukomeze kuturengera kubw'imbabazi zawe no kwera kwawe. Ndagushimiye ko ubyumvise kandi ubikoze, ukabikora kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza.
ubaye ufite ibitekerezo, ubaye ufite inyunganizi, ubaye ushaka kuba wafatikanya natwe mu buryo bwo kwagura ubwami bw'Imana, nimero yacu biraho ku kiganiro, watwandikira, waduhamagara, tukarushaho gufatikanya mu kubaka ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen.